Abaturage batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera barimo bararira ayo kwarika ndetse batabaza umuhisi n'umugenzi bitewe n'ibyo barimo barakorerwa n'uwiyise Gasongo. Uyu wiyise rero Gasongo na n'ubu ngubu abaturage batuye muri kano karere ka Gasabo ntabwo bazamwibagirwa bitewe n'ibyo arimo arabakorera. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi yagiye ababaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Gasabo. Reka rero dutangire n'inkuru yacu aho abaturage batuye mu kagari ka Kibega mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo bahangayikishijwe cyane n'umugabo witwa Gasongo uza mu gace batuyemo hakabafotorera amazu bikayaviramo gusenywa nta nteguza. Bamwe rero mu baturage baganiriye n'itangazamakuru mu gahinda kenshi mu bubabaro mwinshi mbere y'uko bari babuze n'icyo bavuga bitewe n'ikiniga cyinshi bubona bafite mu maso yabo n'amarira yenda kugwa hasi bitewe n'ibyo bakorerwa n'uyu umuyobozi. Mu magambo yabo bagize bati Gasongo rero uwo mugabo bita Gasongo nanjye yaransenyesheje wese ubu nanjye ndi kunya ku gasozi. Uwo mugabo Gasongo ahageze hose Gasongo yanditse amateka, ahageze inzu akayifotora byonyine niyo yaba wese nisigara. Ubu nanjye ndi kunya ku gasozi kubera uwo mugabo Gasongo yaraje afata wese yanjye arayifotora naka wese na dushe na nyagamo aba akubise ku rubuga sinzi urubuga yashyizeho Gasongo wese yanjye barayihirika. Uwo mugabo Gasongo inaha hose n'ahandi hose umurenge wose Gasongo baramuzi. Uwo mugabo Gasongo rero turashaka kugira ngo mutubarize umugabo bita Gasongo ikintu akora gituma asenyeshereza umuturage akaba ku gasozi n'uyikoraho kereka ubwo iyo ihagaze ibihagaze. Uwo mugabo ntago tuzi rwose ibye. Gasongo ntago tuzi uwo ari we, ntituzi icyo ashinzwe muri uyu murenge. Gasongo ntago tuzi icyo ashinzwe muri uyu murenge, ariko buri muturage wese utuye muri uyu murenge uvuze izina Gasongo ararizi. Azwiho gusenyesha amazu, azwiho ko inzu yafotoye ntabona amafaranga iyo nzu igomba gusenya. Nta muntu n'umwe utazi iryo zina Gasongo, gusa niyo yaje agafotora inzu yawe ngo ugirane ikibazo n'ubuyobozi bukarangira bayisenya. Yayifotoye ntiyarara, gusa nanone iyo yaje mukavugana mukumvikana ibintu bigenda neza. Gasongo rero ni umuntu ujya ahantu barimo kubaka cyangwa ku nzu abona ihamaze nk'igihe, ariko niyo haba hadateye umucanga iyo nzu agomba kuyifotora. Yanga bikundi igomba gufotorwa niyo yaba imaze imyaka 4 cyangwa 5 ariko idateye umucanga ayibwira yuko yubatswe vuba, ubwo ngubwo ahita yifotora agahita yohereza. Ntabwo iyo yarara, kandi kurara nabwo iyo yatse amafaranga uyamuye ubwo nyine ni ngombwa ngo ihite irimo. Ubwo rero twakuraga iyi nkuru ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya n'ibyadukundira, gusa nyine ntihagira byinshi tumenya birambuye byerekeranye n'iyi nkuru ku cyo ubuyobozi buzaba bwatangaje. Tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ubwo rero iyi nkuru yari ikimara kujya hanze abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru yababaje bano baturage batuye muri kano karere ka Gasabo ndetse muri uyu murenge wa Ndera, bavuga ko uyu muntu wiyise Gasongo agomba gufatwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano, kuko murumva ko arimo arabangamira ubuzima bw'abaturage. Ati kwigira umuntu ukora mu nzego zitandukanye wenda wasanga utanakuramo, ariko noneho ukaza ugahangayikisha abaturage ngo kuko bakwimye ruswa, noneho bakwima ruswa ukahita ubasenyera inzu zabo. Ati rero ko uwo muntu agomba gufatwa uko byakagenze kose. Reka rero natwe dusoreze hano iyi nkuru yacu tunabashimira mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.